Haleluya, reka dushime Imana yuko yaturinze twatugeje muri uyu mwanya tugihumeka, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Ibiduhitana biba ari byinshi kandi bimwe biba binatwegereye cyane, ariko uburinzi bw'Imana bugakomeza kubana natwe, Imana ikaturinda ntitugire icyo tuba, tugakomeza kubibamo kandi ubuntu bw'Imana bubana natwe. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Reka nshimire rero wowe unkurikiye kuri uyu murongo Tampirase Ministry, ndagusabira umugisha w'Imana kandi ubuntu bw'Imana bubane nawe. Ndizera yuko namwe Imana yabarinze kandi ikibarinze, kuba Imana itareka ngo Satani adutsembe atumareho, nuko Imana itegereje yuko twafata icyemezo tukiyegurira Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose twamenyamo ukuri kwayo. Reka rero dushime Imana kandi tuyishimire mu buntu bwayo bwabanye natwe. Rero uyu mwanya dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umudendezo w'idini uhisha iki? Mu by'ukuri ni iki kiwihisha inyuma? Ijambo ry'Imana hari icyo ryabivuzeho muri Bibiliya, umwuka w'ubuhanuzi hari icyo wabivuzeho, kuko nta gishya munsi y'ijuru. Buri kintu cyose kiri hano ku isi cyangwa se kibera hano ku isi, ijambo ry'Imana rifite icyo ryakivuzeho. Ntabwo ngiye guhinyura abakoze ibyigisho bitandukanye kuri iyi ngingo, abavandimwe, reka ahubwo turebe mu zindi nguni, turebe icyo ijambo ry'Imana n'ubundi ryavuze kuri iyi ngingo y'umudendezo w'idini ndetse n'umudendezo w'umutimanama, mu gihe birimo bigenda bikurwaho gahoro gahoro. Nibajije ibibazo bigera kuri bitandatu, ibibazo bigera kuri bitandatu bivuga ngo mu by'ukuri umudendezo w'idini tuhabwa nande? Mbese tuwamburwa nande? Birumvikana yuko umudendezo w'idini duhabwa abawuduhaye isaha iyo ari yo yose bashobora kuwutwambura. Niba ushaka kubibona mu buryo bwagutse, usubize amaso inyuma turebe mu gihe cya COVID-19 hariho amategeko ya corona, hari amategeko ya COVID-19. Ayo mategeko yabashije gukuraho umudendezo w'umutimanama n'umudendezo w'idini. Ibi bintu biratangaje cyane. Ku ngingo ya kabiri nibajije ngo mbese abantu bashobora gutanga umudendezo? Igisubizo ni oya cyangwa yego. Impamvu ari oya cyangwa yego nuko bashobora kuwutanga ariko bakanawambura. Ku ngingo ya gatatu nibajije ngo mbese Satani yatanga umudendezo? Igisubizo ni oya cyangwa yego. Hepfo nanditse amagambo avuga ngo umudendezo Satani atanga, cyangwa se aya magambo aboneka mu ntambara ikomeye. Umudendezo Satani atanga ugomba kubaho by'urwiyerurutso, ugomba kubaho by'urwiyerurutso. Uko tujya mbere turarushaho kuza kuyabona. Ku ngingo ya gatanu nanditse ngo mbese abantu baremwe kandi bavutse bafite umudendezo? Igisubizo ni yego. Abantu bararemwe kandi bavutse bafite umudendezo. Ntago umudendezo dufite mu Mana tuwuhabwa n'umwana w'umuntu, ahubwo twarawuvukanye, Imana yarawuduhaye. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ku ngingo ya gatandatu nanone nanditse ngo umudendezo twawuhawe n'Imana. Imana ikirema umuntu yamuhaye ibyangombwa byose yari akeneye, imuha n'umudendezo w'umutimanama. Reka dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, uyu mwanya tugarutse imbere y'ubwiza bwawe, turaje ngo twigire ku birenge byawe, kandi ubwo turi abanyeshuri ba Mwuka Wera, Mwuka Muziranenge twigishe kandi adusobanurire. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mu by'ukuri umudendezo w'idini wabayeho na n'ubu ngubu uriho. Mbese uhisha iki? Ni iki kiwihisha inyuma? Ibyo nibyo tugiye gusesengura dukoresheje ijambo ry'Imana n'umwuka w'ubuhanuzi. Reka twemere Mwuka w'Imana atuyobore kuri iyi ngingo, kandi turagira ku musozo tubashe gusobanukirwa mu by'ukuri umudendezo w'idini uhisha iki, cyangwa ni iki kiwihisha inyuma. Turasoma amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana, umurimo wa Gikristo, kuri page ya 40, ni soft copy nakoresheje. Haranditswe ngo mu gihe niga ibyanditswe mpangayikishwa na Isirayeli y'Imana muri iyi minsi iheruka. Abayikomokamo barahwiturirwa guhunga ibigirwamana, ndatinya ko
basinziriye kandi ko bahindutse nk'ab'isi ku buryo byagorana gutandukanya ukorera Imana n'utayikorera. Intera iri hagati ya Kristo n'ubwoko bwe iri kugenda yiyongera, mu gihe itandukanya ubwo bwoko n'isi iri kugenda igabanyuka. Ibimenyetso bitandukanya abavuga ko ari ubwoko bwa Kristo n'isi biri hafi kuzimangatana. Barakururwa n'ibizira by'amahanga abakikije, nk'uko byagendekeye Isiraheli ya kera. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Amagambo akomeye cyane nanone avuga kuri iyi ngingo turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana mu ntambara ikomeye, paje 418. Haranditswe ngo Satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu aho guhanga amaso ku Mana. Muri iki gihe cyacu Satani arashishikaye cyane aho abakristo benshi mu madini atandukanye yerekeza intekerezo zabo ku bashumba babo cyangwa se ku bapasitoro babo, aho kugira ngo bamenye icyo Imana ibashakaho biciye mu kumvira ukuri no kumenya ukuri. Harakomeza ngo yerekeza amaso y'abantu ku bepiskopi bakuru, ku bapasitoro, ku bigisha iby'iyobokamana nk'abayobozi babo, mu cyimbo cyo gushakashaka mu byanditswe byera ngo bimenyere ubwabo icyo Imana ibashakaho. Icyo nicyo Satani agambiriye kandi yaragikoze, ndetse arimo aragenda agera ku ntego ye, kuko abantu benshi ntago bafite impamvu yo gusobanura ibyiringiro byabo kereka kuvuga ibyo abashumba babo bababwiye. Nuko rero iyo Satani amaze kwigarurira intekerezo z'abo bayobozi bayobora abo bizera, abenshi abikoreshereza ibyo ashaka. Ibi bintu biratangaje cyane. Nyamara Bibiliya nayo hari icyo yavuze kuri iyi ngingo y'umudendezo. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 19 haranditswe ngo babasezeranya umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze, kuko ikinesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Badusezeranya umudendezo cyangwa babasezeranya umudendezo, ariko nyamara ubwabo ni imbata z'ibiboze, ariko baba bashaka yuko natwe duhinduka imbata zabo cyangwa se tukaba mu bubata bwabo. Zefaniya igice cya 1 umurongo wa 12. Icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri mane abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima yabo bati ari icyiza ari ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Ibi bintu birakomeye kandi biratangaje cyane. Mu by'ukuri umudendezo w'idini uhisha iki? Dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana amagambo aboneka kuri paje ya 419. Haranditswe ngo benshi bahindutse ibikoresho Satani akoresha kugira ngo ababohe, abagire imbata ze. Yigarurira benshi akoresheje umurunga w'isano bagirana n'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Abanzi b'ukuri bakoresha imbaraga zabo zose kugira ngo bigarurire umutimanama. Abanzi b'ukuri, abanzi b'umusaraba bakoresha imbaraga zabo zose kugira ngo bigarurire imitimanama y'abantu. Byumvikane neza yuko umutimanama w'abantu niho n'ubundi n'Imana ikorera, ariko Satani nawe aho hantu arahashaka kandi arashaka kuhashinga imizi. Arashaka kutwambura umudendezo w'umutimanama kandi azatwambura n'umudendezo w'idini kugira ngo duhinduke imbata ze. Ibi bintu biratangaje cyane kandi arabikora bucece bucece kugeza ubwo hazakorwa ikinyuranyije n'iyo ngingo, ngo maze abantu bari mu kigoyi cye bagasigara batakigira ubutwari buhagije cyangwa umudendezo wo kugendera mu byo bumva imitima yabo ibemeza. Mu by'ukuri umudendezo w'idini uhisha iki kandi n'iki kiwihishe inyuma? Turaza kukibona uko turushaho kugenda tujya mbere. Nanone reka turebe icyo umwuka w'ubuhanuzi wabivuzeho n'ubundi muri cya gitabo cy'umuhanuzi w'Imana intambara ikomeye kuri paji ya 419. Haranditswe ngo benshi bahindutse ibikoresho Satani akoresha kugira ngo
ababohe abagire imbata ze, yigarurira benshi akoresheje umurunga w'isano bagirana n'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Abanzi b'ukuri bakoresha imbaraga zabo zose kugira ngo bigarurire imitimanama yacu cyangwa se imitimanama y'abantu. Bakoresha imbaraga zabo zose maze abantu bari mu kigoyi cye bagasigara batakigira ubutwari buhagije cyangwa umudendezo wo kugendera mu byo imitimanama yabo ibemeza. Icyo Satani ashaka ni ukwigarurira umudendezo abantu bari bafite muri Kristo, maze abantu bagasigara batakigengwa n'ibyo imitimanama yabo ibemeza. Ibi bintu biratangaje cyane. Nanone harakomeza mu gitabo n'ubundi cy'umuhanuzi w'Imana page 418 hari amagambo handitse avuga ngo muri iyi minsi biraruhije kubona umurongo utandukanya abiyita abakristo n'abatubaha Imana. Abizera b'itorero bakunze iby'abisi bakunda kandi biteguye gufatanya nabo. Satani nawe yiyemeje kubateranyiriza hamwe nk'umubiri umwe, noneho agakaza umugambi we wo kubarundurira mu kwizera imyuka y'abadayimoni. Abizera inyigisho z'ubupapa birata ko ibitangaza ari ikimenyetso cy'itorero ry'ukuri. Biteguye kuyobywa n'izo mbaraga zikora ibitangaza. Rero ibi bintu biraba ahadukikije hose tubireba, ariko tukabibona nk'ibisanzwe, ariko nyamara ntago ibintu bisanzwe, ndetse amazi ntabwo ari yayandi. Benshi bumva ahantu henshi hari ibitangaza, ndetse ahantu henshi bavuga ko hari ibitangaza abantu barahakurikira cyane, ugasanga abantu baragenda n'ingendo ndende bagiye gukorerwa iki ibitangaza. Ibi bintu ni ibintu birimo byisubiramo, kuko mu gihe cy'abayuda, abayuda basabye Yesu gukora igitangaza kugira ngo bamwizere. Nyamara mu gihe cyatambutse yari yarakijije impumyi, mu bihe byari bishize yari yarakijije ibirema, mu gihe cyari gitambutse yari yarakoze ibitangaza byinshi bitandukanye. Ariko noneho kubera kwinangira umutima, abantu bamusaba gukora igitangaza kugira ngo bamwizere. Na n'uyu munsi ibitangaza birimo birayobya abantu benshi, ariko abantu bakirengagiza yuko muri Timoteyo bavuga ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi b'ibinyoma, bahanura bakurikiza irari ryabo. Ayo ni amagambo yanditse muri Bibiliya. Nyamara nicyo gihe tugezeho aho abantu bagenda ingendo ndende basaba kubwirwa ibitangaza cyangwa se gukorerwa ibitangaza. Ariko nyamara gukora ibitangaza ntabwo ari ikimenyetso cy'itorero ry'ukuri, ndetse nta nubwo ari ikimenyetso cy'uko Imana ibemera. Ibi bintu biratangaje cyane. Nanone umuhanuzi w'Imana arakomeza mu ntambara ikomeye page 398 hari amagambo handitse akomeye cyane avuga ngo itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritanga umudendezo w'umutimanama ku muntu wese nta kindi kintu kigeretseho. Ni nako n'amategeko y'ibindi bihugu ateye, atanga umudendezo w'umutimanama nta kindi kintu kigeretseho. Harakomeza hagira hati Papa Pio wa 9 mu rwandiko rwe yandikiye abantu bose rwo kuwa 15 Kanama 1854 yaravuze ati inyigisho ziteye urujijo kandi z'ibinyoma cyangwa za kinyamaswa, izo ni inyigisho za Kristo, ni inyigisho zitanga umudendezo w'umutimanama, ngo ni inyigisho za kinyamaswa zishyigikiye umudendezo w'umutimanama, ni kirimbuzi iyobya n'icyorezo mu bindi byose giteye ubwoba mu gihugu. Inyigisho za Kristo, ukuri kw'ijambo ry'Imana, ngo ni icyorezo, ngo ni kirimbuzi, ni inyigisho za kinyamaswa. Nyamara ibi bintu biratangaje cyane. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi icyigisho cya 29 kivuga ngo urwango Satani yanga amategeko y'Imana, hari amagambo bahanditse agira ati nyamara kwima umuntu umudendezo wo kwihitiramo byaba ari ukumwambura uburenganzira bwe nk'ikiremwa gifite ubwenge, ndetse no kumugira igikoresho gisanzwe. Kwima umuntu umudendezo w'umutimanama ni nko kumugira ikintu cy'igikoresho gisanzwe. Ni nk'uko wafata
ibase cyangwa se indobo cyangwa se ikindi kintu ukagiterura ukagishyira hariya. Uko nguko niko umudendezo turimo guhabwa ukuraho umudendezo w'umutimanama ndetse ukawugenera ibiwukwiye, ukawugenera uko ugomba kugenda. Nyamara icyo kintu kinyuranyije n'uburenganzira Imana yaduhereye muri Kristo. Ngo ntabwo umugambi w'Imana ari uguhata. Umugambi w'Imana ntabwo ari uguhata ubushake bw'umuntu. Umuntu yaremwe afite umudendezo wo kwihitiramo icyo ashaka. Umuntu yaremwe afite umudendezo wo kwihitiramo ikimubereye cyangwa se icyo ashaka. Ariko icyo twita common good cyangwa se ikiza rusange kiza gikuraho ibingibi turimo dusoma byose, yuko umuntu adakwiriye umudendezo, yuko umuntu adakwiriye umudendezo w'umutimanama. Rero ibi bintu birakomeye cyane. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku gihamya cya 456 naho hari amagambo ahanditse agira ati, ntitubona uburyo itorero rya Roma ryashobora kwihanaguraho ikirego cyo gusenga ibigirwamana. Nyamara kandi iryo niryo yobokamana abaprotestani batangiye guha agaciro, babikunze kandi vubaha Gatolika ikaziyunga n'ubuprotestani. Ibi bintu byarabaye. Ibi bintu bigenda biba uko iminsi ihaye yindi, ariko turabibona tukabyibagirwa, ariko nta kintu kitanditswe, byose byaranditswe. Harakomeza hagira hati, ubu bumwe ntibuzakorwa ari uko habayeho ihinduka mu bugatolika, kuko Roma itajya ihinduka na rimwe. Ihamya ko itibeshya. Ubuprotestani nibwo buzahinduka. Ukwishyira ukizana kwabo kuzabatera gufatana mu kiganza n'ubugatolika. Ukwishyira ukizana, umudendezo bahawe abaprotestani, ibyo nibyo bizabatera gufatana n'ubupapa mu kiganza. Ibi bintu ndimo soma ni ibyanditswe, nta muntu ngambiriye kwibasira cyangwa se idini iri ryose, ntago ngambiriye kuryibasira, ahubwo reka turebe ibintu bibaho hano ku isi, kuko byose nta kitaravuzwe. Turebe ikijambo ry'Imana n'umwuka w'ubuhanuzi biba bibivugaho, kuko biba byaranditswe. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku gihamya cya 457, imbaga y'abaprotestani bazishyira hamwe n'umunyabugome, kandi itorero n'isi bizihuriza mu bwumvikane bwononekaye. Ku gihamya cya 458, itorero ry'i Roma mu Burayi n'ubuprotestani bwahakanye muri Amerika bazitwara kimwe mu kurwanya abubaha amategeko y'Imana yose. Iki ngiki nicyo kibyihishe inyuma. Ubuprotestani n'ubugatolika bazitwara kimwe kuri iyi ngingo, kandi ibi bintu bimwe biraba. Nta muntu watekereza uburyo ubu ngubu amadini menshi arimo yitwara kimwe kuri iki kintu. Ibi bintu biratangaje cyane. Barakomeza bagira bati, nibajije ngo mu by'ukuri ni gute amadini yaje kwitwara kimwe muri iyi ngingo y'umudendezo w'idini no kumva ibintu kimwe. Ibi bintu biratangaje cyane kandi birakomeye. Reka turebe andi magambo aboneka n'ubundi muri cya gitabo cy'umuhanuzi w'Imana, intambara ikomeye. Ni kuri page ya 398 haranditse ngo, nanone uwo mupapa yongeye kwandika urundi rwandiko ku wa 8 Ukuboza 1864 avuma abemeza ko umuntu akwiriye umudendezo umutimanama n'uw'idini mu byo kuramya. Umuntu ntabwo ngakwiriye umudendezo w'umutimanama n'uw'idini mu byo kuramya. Nyamara aba bantu barimo bakuraho uyu mudendezo w'umutimanama n'uyu mudendezo w'idini, nibo bahindukira bakatubwira yuko baduhaye umudendezo usesuye ndetse dushobora kuwusereburetinga. Rero iki kintu kiratangaje cyane, ngo hamwe n'abandi bose bashyigikiye ko itorero ridakwiriye gukoresha imbaraga. Abantu bashyigikiye yuko itorero ridakwiriye gukoresha imbaraga n'igitugu, abo bantu ntago bakwiriye kuba bariho. Harakomeza hagira hati, ijwi ry'amahoro rya Roma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntirisobanura ihinduka ry'umutima, ribiri nyambabazi aho rigaragara ko rikeneye gufashwa. Umwepiskopi witwa O'Connor aravuga ati, umudendezo w'idini uzabaho by'urwiyerurutso, ugomba kubaho by'urwiyerurutso kugeza igihe hazashobora gukorwa
ikinyuranyije nawo ntibigire icyo bihungabanyaho abanyagatulika. Mu minsi iza hagomba gukorwa ikintu kinyuranyije n'umudendezo w'idini, kandi kugira ngo bitazagira icyo bihungabanyaho abanyagatulika. Iki kintu kirakomeye cyane. Nyamara Bibiliya nayo hari icyo yabivuzeho kuri izi ngingo z'umudendezo. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 17. Hari amagambo handitse ngo, nuko rero umwami niwe mwuka, umwami niwe mwuka, kandi aho mwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Aho mwuka w'umwami ari, ahari mwuka wera, niho haba iki? Niho haba hari umudendezo w'ukuri. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 4, ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya binjijwe rwihereranwa no gutata. Bamaze kubona yuko dufite umudendezo muri Kristo Yesu, uwo mudendezo bashaka kuwukuraho, bakaduha undi mudendezo bashobora kutwambura isaha n'isaha cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose, ngo kugira ngo badushyire mu bubata. Nyamara iyo bamaze kuduha umudendezo wabo bashobora kutwambura igihe icyo ari cyo cyose, icyo gihe iyo tugendeye muri icyo kintu tuba tutaye umudendezo dufite muri Kristo, kandi tukaba tubaye imbata zabo. Ibi bintu birakomeye cyane. Mu by'ukuri umudendezo w'idini ni iki kiwisha inyuma, cyangwa se uhisha iki, cyangwa se urimo uradushyira mu bubata? Harakomeza hagira hati, abaprotestanti bifatanyije kandi bivanga n'ubupapa, bagiranye amasezerano ndetse babegurira ububasha kugeza aho abagatulika nabo ubwabo bibatangaza ndetse bananirwa kubyiyumvisha. Abantu barisinziriza ngo badasobanukirwa n'imico n'imyifatire bya Roma n'akaga kagiye guterwa n'isumbwe ryayo. Ibi bintu biratangaje cyane. Abantu bakeneye gukangurwa hakiri kare kugira ngo barwanye uwo mwanzi uteye ubwoba w'umudendezo w'abizera Imana. Ntago ari umwanzi w'umudendezo w'abizera Imana gusa, ahubwo ni n'umudendezo w'abantu rusange, kuko common good cyangwa se ikiza rusange iyo kije ntabwo kireba abantu basenga gusa, ahubwo kireba n'abadasenga. Harakomeza hagira hati, abantu bakeneye gukangurwa hakiri kare kugira ngo barwanye uwo mwanzi uteye ubwoba umudendezo w'abizera Imana n'uw'abantu muri rusange. Nyamara mu ntambara ikomeye, paje 398 harakomeza naho hagira hati, mu itorero gatulika harimo abakristo nyakuri. Nyamara nubwo bimeze gutyo, mu itorero gatulika harimo abakristo nyakuri, abantu ibihumbi byinshi bo muri iryo torero bakorera Imana bakurikije umucyo wabarasiye. Mu itorero gatulika harimo abantu b'Imana. Imana ihibikiye abantu bayo bakorera Imana bakurikije umucyo wabarasiye. Nibemerewe kwiyigisha ijambo ry'Imana, ntago bemerewe kwiyigisha ijambo ry'Imana. Nicyo gituma batigenzurira ukuri, ntago bigenzurira ukuri, ntabwo bigeze na rimwe babona itandukaniro riri hagati yo gusenga guturutse ku mutima wiyeguriye Imana n'ukwikitiriro. Aya magambo ni meza kandi aratangaje. Imana irebana imbabazi n'impuhwe nyinshi bene abo bantu bigishijwe kwizera gufuditse kandi kudashyitse. Byaduka byo mu misi y'imperuka naho harungamo ku gihamya cya 475 hagira hati, igihe amatorero ya giprotestani aziyunga n'ubutegetsi bw'isi ngo bashyigikire idini y'ibinyoma, mu gihe basekuruza babo barenganyijwe cyane bazira kuyirwanya, ubwo nibwo isabato y'ubupapa izashyirwaho ku gahato n'ubutegetsi bw'igitugu buhuriweho n'idini na leta. Nibwo hazabaho ubuhakanyi rusange bw'igihugu bukazahita bukurikirwa no kurimbuka kwacyo. Nanone mu ntambara ikomeye, paje 402 hari amagambo nanone ahanditse akomeye avuga ngo ubupapa buracyafite
ubwibone no kwishyira hejuru bwategekeshaga abami n'ibikomangoma buvuga ko buhwanye n'Imana, na n'ubu buracyagendera ku nyigisho ryihimbiye mu gihe cy'umwijima. Itorero ntiryagabanyije ubugome bwaryo cyangwa gutegekesha igitugu kuruta mu gihe bwasiribangaga umudendezo w'ikiremwa muntu, bukamarira ku icumu abera bisumba byose. Aya ni amateka yabaye mu gihe cyashize, mu gihe cy'umwijima, aho ubupapa bwasiribangaga umudendezo w'abantu, umudendezo w'abizera, bukabica bukabarimbura, bukica miliyoni 50. Aya ni amateka yabayeho, ntago ari ibyo ndimo guhimba. Intambara ikomeye n'ubundi kuri paje ya 419 andi magambo akomeye handitse avuga ngo nyamara nubwo ibyanditswe byera byuzuyemo imiburo ijyanye no kwirinda abigisha b'ibinyoma, abantu benshi biteguye kurindisha ubugingo bwabo abakuru b'amadini. Iki kintu kirakomeye cyane muri iki gihe. Ibihumbi byinshi by'abavuga ko ari abanyedini ntibashobora gutanga impamvu n'imwe y'ukwizera kwabo usibye ibyo bigishijwe n'abayobozi b'idini yabo. Bagenda bakikira inyigisho z'Umukiza nk'abatazibonye, maze ibyiringiro byabo bakabyubaka ku magambo babwiwe n'ababwiriza babo. Ariko se abo babwiriza bo ntibakwibeshya? Ni mu buhe buryo ki twakwiringira ubuyobozi bwabo uretse ijambo ry'Imana ryatwereka ko ari abatwaramucyo koko? Aya magambo Mwuka w'Imana dufashe tuyumvire ku murongo wayo. Mu gihe turimo tugana ku musozo kuri iki cyigisho kivuga ngo niki cyihishe inyuma y'umudendezo w'idini, ariko umudendezo w'idini ubasha gukuraho umudendezo w'umutimanama. Ibi bintu birakomeye cyane. Nyamara nubwo bimeze gutyo, hari amagambo y'ihumure Imana itanga. Nubwo bimeze gutyo, ntabwo Imana igitererana abana bayo, ndetse irabategereza ikabaha igihe kugira ngo babashe kuyiyegurira, ndetse ntabwo ishaka yuko barimbuka, ahubwo ishaka yuko bihana bagahabwa ubugingo. Turasoma amagambo asoza aboneka mu gitabo cy'ibyaduka cyo mu minsi y'imperuka ku gihamya cy'183. hari amagambo y'ihumure ahanditse avuga ngo itorero ryaratsinzwe mu buryo buteye agahinda, kandi ntiryigeze risohoza ibyo Umukiza waryo yari aritezeho. Nyamara kandi Uwiteka ntarakareka ubwoko bwe, aracyabihanganiye, atabitewe nuko hari icyiza ababonamo, ahubwo ari ukugira ngo izina rye ridakozwa isoni imbere y'abanzi b'ukuri no gukiranuka, kugira ngo abakozi ba Satani badashobora kuneshereza mu kurimbuka k'ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu Imana iduha igihe igategereza yuko abantu bafata icyemezo bakamenya igihe kigeze, bityo bakiyegurira Imana. Imana yihanganiye gushinga ijosi kwabo, kutizera kwabo n'ubugoryi bwabo, yabakebuje kwihangana guhebuje n'impuhwe. Nibemera kwigishwa nawe, azabezaho icyo cyerekezo cyabo kibi, abahe agakiza k'iteka ryose, kandi abagire ibimenyetso by'inzibutso zihoraho z'imbaraga z'ubuntu bwe. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Aya magambo meza niyo atugejeje ku musozo kuri iki cyigisho. Ntabwo cyari kirekire, ni kigufiya, ariko kirakomeye cyane. Reka Mwuka w'Imana akomeje kubafasha kandi abaha umugisha, kandi uzabasha kuyakurikira wese azahabwa umugisha, kandi azagira icyo akuramo kizatuma agera mu bwami bwo mu ijuru. Icyo nicyo nabifuriza, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu, amena. Icyigisho cyacu cyari gifite umutwe uvuga ngo umudendezo w'idini uhishe iki? Mu by'ukuri ni iki kiwihishe inyuma? Nyamara twabonye yuko ikiwihishe inyuma ari ugukuraho amategeko y'Imana mu buryo rusange. Reka dushime Imana rero yuko Imana yaduhaye imiburo yose ishoboka kugira ngo tubashe kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Reka dusoze iki cyigisho cyacu kivuga ngo mu by'ukuri ni iki umudendezo w'idini
uhisha iki, ni iki kiwihisha inyuma. Tumaze kukibona muri iki cyigisho, reka tugisoze dusenga kandi dushima Imana yabanye natwe muri aya magambo. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Data wa twese uri mu ijuru, warakoze cyane kuduha imiburo ikwiriye kugira ngo tubashe gutera intambwe no gutaguza tugana aho uri. Warakoze cyane kuba warabanye natwe ukatwihanganira tugakomeza guhumeka umwuka w'abazima. Nyamara hari benshi badukikije bagenda batuvamo, ariko udutegereza atari uko twakoze icyiza, atari uko tubonamo ibyiza, ahubwo udashaka yuko abanzi b'ukuri baneshereza mu kurimbuka kwacu. Turakwinginze ngo twongerere imbaraga kandi ubuntu bwawe n'amahoro bitugenge, bituyobore. Uha umugisha wese umuntu wakurikiye iki cyigisho, kandi akuremo ibuye rimwe azatarukiraho ubwo Yorodani izaba yuzuye agana aho uri, ubwo imiraba n'ibigeragezo bizaba bisuma. Ubane natwe, ubuntu bwawe bikomeze kutugenga no kutuyobora mu izina rya Yesu, amen. Isarura ry'isi riregereje, Yesu arahamagara abasaruzi, dore